iyo ndirimbo rero nimuyiririmba mukayigeraho mujya murima cyane. Wibuke imigisha yose wagenje ute. Nubona abantu bafite ubutunzi ntibikaguhagarika umutima, jya urebe iwawe mu rugo uzahasanga iki. Irahari ni myinshi ntabwo nayirondora. Ifaranga ryose ripfushijwe ubusa Imana izaribara ku bantu. Ayo mafaranga abantu bashyira ku mirimbo bakagenda bagapfusha ubusa. Ubundi modeli yitwa ikigirwamana cyadutse muri iyi minsi ya none. Uyu mwenda barawuzi wari umeze utya, ndashaka kudodesha umeze utya, ndashaka gushyiraho ufite umurizo, ndashaka gushyiraho umeze utya. Ugasanga ibyo bintu byabujije abantu gusinzira no gutuza. Nyina w'umuntu we, garuka ugenze ute, utuze. Iby'Imana mubizane mu nzu y'Imana, bikora umurimo w'Imana. Isi turayikorera, hirya yaje itanaduhinduka, ariko ijuru dukorera ntibizaduhinduka iteka ryose. Mureke tuba abakristo bazima bikiranura n'isi dufite amahoro. Nabwo ni ubutumwa tuba tubwirije, ariko nibigera ku by'Imana tubikore cyane. Ingororano n'imigisha Imana yasezeranye bizatugarukaho. Ndagira mbabwire ko muri iki gihe cyacu icya 10 wakwibaza uti kimaze iki, ko cyari icy'Abalewi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muribona muri bya byiciro byose Uwiteka abaho umugisha. Turanezerewe kuri uyu munsi mwiza, by'umwihariko ngewe ndanezerewe cyane. Mu gihe mu by'umubiri na sheri wanjye tugitegereje umwana, nababwiye ko nzagaruka hano mu ivuna rya gatatu dukikiye impanga. Ngenda byizeye wowe ntiwizera? Ndabyizeye, byose bishobokera bizeye. Nzi ko nzagaruka mu rya gatatu hano ndi muri garuka ushime nanone y'ikindi gihe. Nibitaba Yesu azaba yaraje tuzigire mu ijuru. None twabigenza gute? Ikorera mu gihe cyayo kandi ikabikora uko igenje ite, itanga ishaka. N'umwana w'umunyarwanda si uko yabinaniwe, ahubwo ni igihe kiba kitaragenza gute. Igihe n'igihe turanyuzwe rero uko turi, ariko turacyanihanganye mu gihe dutegereje udufasha. Yakoze kuza, Imana imuha umugisha, ariko bashobora kuba abatanamubonye. Hagarara upepera ababizera bose. Bo ni umukazana wa Nyiramapori ngaho nguko bimeze. Nuko nuko Imana imuha umugisha rero. Turakwishimiye inyarubande. Ariko turashaka kuvuga cyane, nubwo guseka kumwenyura byari ngombwa, ntabwo tugomba kwinjira amateraniro turi abarakare. Yesu yarabikoze, biba binakwiriye ko tumwenyura ntidusahinde, ariko tukamwenyura. Ako nako karagaciyemo. Ndejejwe nuko abana b'umwuka Imana yabyaje ubutumwa mu biyeguriye Imana 46 habatijwe 28. Imana ihimbazwe. Izo rero ni impinja zingaragiye. Ubu nabyaye, twabyaye Torero rya Nyarubande, twabyaye. Ubwo rero muraduha igikoma, ariko igikoma cyanyu ni ukuvuga amen. Mukavuga amen, muti Imana ihimbarizwe ibyo yagenje gute. Imana ihimbarizwe ibyo yakoze. Turongeye tutu Uwiteka yadukoreye ibigenje gute, ibikomeye. None natwe tugenje gute, turishimye. Reka dushime Imana yabanye natwe, si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ahubwo ni kubuntu bwayo, ni kubw'umwuka wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Turayishimye rero. Reka muri uyu mwanya nshimire korali Isezerano mu nsanganyamatsiko nziza yateguye yitwa garuka ushime. Shingiye muri Luka igice cya 17 umurongo wa 17, hatwereka ko Yesu yakijije ababembe bangahe? 10, ariko hagaruka gushima bangahe? Hagaruka gushima umwe. Umubyeyi ufite abana beza akabyara, akabakuza, bakiga, bakasohoka, bakabona akazi, bakazirikana icyiza ababyeyi bakoze, bakazana ishimwe mu muryango. Uwo mubyeyi niyo apfuye apfa yishimye. Ndashaka kuvuga iki? Torero rya Nyarubande dufite umugisha wo kubyara abana mu makorari atandukanye. Mu bihe bishize hano twari mu gitaramo ndetse n'amavuna ya korari Ijwi ry'Ibyiringiro. Abo n'abana mu muryango baba barazirikanye ko ababyeyi babareze, bamara gukura bakagaruka gushimira ababyeyi, bagaragaza n'ibikorwa mu ivugabutumwa. Ababyumvise mutamena. None rero barumuna babo cyangwa se abavandimwe babo cyangwa impanga zabo
bitwa korali Isezerano baravuga bati natwe turongera dukora icyo Imana yifuza ko dukora, tugaragariza ababyeyi, tugaragariza itorero, tugaragariza intara yuko batabaye abarera ibuye. Umunyarwanda yise umwana we ngo sindera ibuye, ahubwo undi yongera yita umwana we ngo ndera abagenje gute, ndera abakura. Bati tubwire ababyeyi bacu ko tukwiye kubaho dufite icyo tumaze mu muryango. Bazaniye insanganyamatsiko yitwa ngo garuka ugenze ute ushime. Reka tubashimire korali Isezerano, mwarakoze cyane kudutegurira iki gitaramo cyiza, kudutegurira aya mavuna. Babyeyi banyu, abakuru b'itorero, Imana ibaha umugisha. Pastor yabivuze, mwarakoze cyane. Iyo umwana ari muri simama dede ashaka guhagurukira ku bintu ngo agire ibyo ageraho, ntumuce intege ngo umusubize inyuma, ukavuga uti simama dede kibondo haguruka, ukamwongera imbaraga. Umwana yiyumvamo yuko afite ababyeyi bamukunda, agakora byose abikunze. Imana ibaha umugisha abayobozi, mwarakoze cyane kudutegura ibihe byiza. Bizera mwarakoze gutanga inkunga y'amasengesho, gutanga inkunga y'ibifatika. Uwiteka byandike mu gitabo cy'urwibutso azabibibukire. Tunejejwe muri aya materaniro no kubana na Fanuel Bigirimana. Imana imuhe umugisha. Nomwe mu bakuru b'itorero rya Kigese twakoranye amabanga mu gihe cyashize, namwita ngo n'umuyobozi wanjye. Tubana ibyumweru 2. Izi ndirimbo nahoraga nzisaba ngo aririmbe, ndamukunda cyane arabizi. Duhurira mu murimo kenshi. Uwiteka guha umugisha, wakoze kuza, turakwishimiye. Reka kubw'aya masaha n'iki gitaramo cyiza dufite tuza gukomeza mu kanya cya korali Isezerano, cya Bigirimana Fanuel n'andi makorali yateguwe, abaramyi n'abandi. Tuze kukizamo tunezerwe, ntaza kwiharira ijambo mugenzi wanjye akagenda atabonye ibyiza bya hano. Ndashaka kugira vuba kugira ngo nawe ngufashe uze kubona ibyiza by'iwacu hano i Nyarubande. Reka rero Imana idufashe. Mu nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho iravuga ngo amasezerano meza. Amasezerano meza. Iyo abantu bagiranye amasezerano meza muri ubu buzima, kandi ayo masezerano akagera ku musozo asohojwe, abo bantu baba babanye neza. Imana yadusezeraniye ingingo yitwa inama y'agakiza, twarayibonye. Idusezeranira ko izabana natwe ikaduhishurira mu buhanuzi, amena. Idusezeranira ko izabana natwe nituyumvira binyuze mu kwiyumvira amategeko yayo. Ndi kuvuga iminamagambo y'ibyigisho twigiye hano. Idusezeranira yuko nitugera mu rubanza Kristo azatuburanira akadutsindishiriza. Idusobanurira neza byinshi twigiye ahangaha mu byumweru 2, ariko turasoza gahunda yo kuramya twongera kuzirikana ngo amasezerano meza. Abarokore bajyaga baririmba kera tukibarimo muri ADPR, bafite indirimbo mu Giporoso njya nzigira nkanaziririmba, harimo izimfasha harimo n'izivanze, ariko nyinshi n'izimfasha. Ariko bararimba ngo amasezerano yose uko Imana niyatanga. Murayizi iyo ndirimbo, numvaga mutangiye kuririmba, reka tuyisubike tuzayiririmbira mu ngo zacu. Ariko bararimbaga ngo isi mbi izagenza ite, iyi si kandi ijuru rishaje naryo rizagenza gute, rizavaho. Ariko harimo karufure k'iyo ndirimbo kavuga ngo uwizera azabona ayo mase. Siko numva muri benshi cyane wagira ngo mwese nuko mwaje. Amasezerano y'Imana arahari ku bana b'Imana bayumvira. Ariko uyu mwanya si amasezerano y'ibyiza tuzabonera mu ijuru tugiye kugarukaho uyu mwanya, nubwo tuza gusoza tuyageraho. Ndagira ngo tugaruke ku masezerano y'imigisha Imana yasezeraniye abayikorera. Haleluya. Amasezerano Imana yasezeraniye abagenje gute, abayikorera. Dufite zacu tuzirambure. Turarambura mu isomo ry'urufunguzo badusomeye. Ene data yakoze cyane kuri dusomera Matayo igice cya 6. Tumabwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ni mu gice cya 6. Iki gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo kirimo ibintu byinshi tutarukora muri uyu mwanya. Yesu yatwaye isezerano kugira ngo Yesu aduhana kutagirira ubuntu, kwishimisha, ngo dukore ibikorwa byiza kugira ngo twigaragaze, dufashe imfubyi, dufashe abapfakazi n'ibindi, ngo twishimishe. Ndetse iki gice cya 6 kigaragaza uburyo bwo gusenga. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2
kivuga uburyo umunyamasengesho umusengamana akwiye kwitwara. Iyo aho gupfukama hahari dukwiye gusenga dupfukamye Imana. Itorero rirabikora hano muri gahunda yo kuramya. Iyo aho gupfukama hadahari dusenga tugenda mu modoka, dusenga turyamye, dusenga twubitse inda, dusenga twicaye mu modoka, dusenga dutwaye imodoka, dusenga tunyonga. Ibyo nabyo ntibikwiye gutera urujijo mu itorero ngo rimwe na rimwe nubona abantu basenze bapfukamye wumve yuko abandi basenze bahagaze ko batasenze. Hari uwigize kumbaza icyo kibazo. Njya ngira igihe ngasenga mfukamye, hakabaho n'igihe cyo gusenga ntapfukamye. Ayo masengesho yose Imana irayumva. Ariko Yesu avuga amagambo akomeye mu ngingo yitwa gusenga ku murongo wa 5 w'iki gice cya 6. Weho nusenga ntukamere nk'iki indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo kugira ngo abantu bagenze gute babarebe. Uramenya igihe cyose usenga, ntukajye usenga kugira ngo ugaragaze ko ufite gukiranuka kurenza uko abandi. Cyakoze ikibihamya ujye ubisenga, ariko gusenga ni ukwemera Yesu Kristo n'Umwuka Wera bagakorera mu mutima. Ayo masengesho atarimo kumvira Imana. Mu Migani igice cyaho ngira ngo ni cya 28 umurongo wa 9 haravuga ngo uwiziwe amatwi ngo atumva amategeko y'Imana gusenga kwe ni iki? Ni ikizira. Yesu akomeza avuga muri iki gice cya 6 ntituwatinda, avuga Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe. Isabato yo kwiriza ubusa bayobozi bizera mujye muyimenya. Ntabwo ari isabato yo kwiriza ubusa ngo twirirwe twishimisha tugenda dutereka amasorori ngo uyu munsi nabwiriwe ngo nabwirije ugenda wese uvunjanye uko yatondetse. Mu gitabo cyitwa umurimo wa Gikristo, umurimo w'ubugira neza, baranditse ngo bavuze Psalm 58 idini Imana ishima, bavuga ibiranga nkuko Bibiliya bivuga. Baravuga ngo igihe twirije ubusa tuba tugomba gufata ibyo twari kurya uwo munsi twirije ubusa tukabifashisha abakene. Uko niko kwiriza ubusa Imana igenza ite. Igihe rero twaje hano mu rusengero ku isabato yo kwiriza tukirirwa hano mu rusengero nubwo ababiha agaciro ari bakeya, ikintu itorero ryashyizeho gikitondera cyane. Iriya sabato iza rimwe mu gihembwe ni isabato yo kwitondera. Bizera ntimukwiye gusohoka kimwe no ku ifunguro ryera. Mwaba mugomba gusigara mu rusengero mukaririmba indirimbo, inanga igacurangwa, indirimbo za 500 zikaririmbwa, abantu bakawumva ibitekerezo byabo byegereye Imana. Ibyo twari kurya kuri iyo sabato tukabikusanya. Isabato yo kumuza tugahamagara abadafite icyo kurya, tugahamagara abakene. Hari aho tujya tugira ayo materaniro ukabona n'abatari abadivantiste baje muri iyo sabato, kuko bavuga bati kuri iyo sabato turagenza gute? Turi buve mu rusengero turiye, bikatuma bamwe ubutumwa bwiza bubageraho. Amen. Ashobora kuza kurikiye ibyo kurya ariko Umwuka Wera akamufatira mu materaniro. Yesu agaragaza ko tudakwiye kwiririza ubusa ngo twishimishe, ngo tugende turya ahubwo twongeranye. Nicyo Yesu yavugaga. Iki gice cya 6 gihishemo byinshi. Yesu arakomeza muri iki gice cya 6 ageraho yavuze ngo ntimukiganyire. Tugiye kugera ku murongo badusomeye w'isomo ry'urufunguzo. Nimukagenze gute? Ntimukiganyire. Ku murongo wa 25 Yesu aravuga ati nicyo gitumye mbabwira nimukagenze gute? Nimukiganyire ngo mutekereze iby'ubu bugingo muti tuzagenza gute basoma? Tuzarya iki cyangwa tuzagenza gute? Tuzanywa iki cyangwa nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri yanyu ngo tuzagenza gute basoma? Tuzambara iki? Yesu ati mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri wanyu mwambaye mbese nuruta imyambaro? 26 nimurebe ibiguruka mu kirere ntibigenza gute basoma? Ntibibiba ntibigenza gute? Ntibisarura ntibigenza gute? Nta depo bigira n'ibigega, kandi so mu ijuru agenza atabasoma arabigaburira nabyo. Mwebwe se nimuruta ibishwi n'inyoni n'inyamanza cyane? Ninjye ubyongeyeho. 27 ninde muri mwe wakwiganyira akabasha kwiyungura n'umukono umwe? 28 none se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburyo uburabyo bwo mu gasozi uko bugenza gute, uko bumera. Ntibugira umwambaro, ntibugira iki? Umurimo ntibugenza gute? Ntibuboha imyenda. 29 kandi ndababwira yuko Salomo wari umubwiriza ubwe wa Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubwo burabyo. 30 ariko Imana ubwo yambika utwatsi
bwo mu gasozi bukamera neza, tukabona amawuwa kuri ibyo byatsi, ikabikora ityo iyo Mana kandi ikagenda ikabirimbisha. Haranditse ngo none kuri uyu murongo wa 30, ubwo Imana yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bukagenza gutabasoma bukajugunywa mu muriro bakabutwika, mbese nizarushaho kubambika mwaba afite kwizera kungana iki? Gukemwe. Nshuti zanjye, dusoza amateraniro ndagira ngo mbasabe mugirire Imana icyizere. Amen. Isi n'ibiyuzuye byose ni ibyande, ni ibya Papa. Isi n'abayirimo nabe, inyamaswa z'ibirarashyamba nize, ariko Imana iragira ngo nye nawe mu byo yadutungishije, mu migisha yaduhaye, ku mugani wa ya ndirimbo tuzirikana imigisha yose yaduhaye, twemere amasezerano Imana yasezeraniye abayikorera bakoresheje muri ibyo Imana yabahaye, kugira ngo tuzabashe kwakira imigisha Imana yagenje ite yadusezeraniye. Yesu arangira avuga ati mugabanye stress. Abantu benshi bari gusetereswa ati igitenge najyanaga mu materaniro, cyane cyane ku badamu, abantu barakizi, ku isabato nicyo najyanye, ubu se nagisubizayo, akaraza umugabo ku nkeke ngo nagura igishyashya. Ariko mbabaza, Yesu yagiraga amakanzu angahe? Yagiraga angahe? Natwe duhinduranya imyenda nk'ababwiriza ni ukugira ngo abantu batazagira ngo turabashonje cyane ku buryo twabaze n'icyo kwambara. Imana iduhaye amahirwe iyo ako kenda ukagahinduranya n'akandi, ariko si n'ibyo kwiratwa. Ubaye ari n'umwambaro umwe ku banyuzwe yawambara kandi amavuna akawukora akagenza gute? Akarangira. Yesu yagiraga ikanzu imwe gusa kuva ku myaka y'ubuhinja, arayikurana kugeza bayimwambuye bayiterera urusimbi, bamumanika ku musaraba yambaye ubusa buri, abahisi n'abagenzi bamuzunguriza iki? None uhangayikishwe n'iki? Mare yuzuye imyenda, ivarisi yuzuye imyenda, tajeri y'inkweto ufite imiguro irenga 5, umugabo ntasinzira, umugabo yabuze umutekano, imyenda y'abana irashaje, ibikarito biruzuye, iyindi muyijyana muri puberi, abandi bakaza kuyibagurira bakabaha ibiceri bikeya, bakajya kuyigurisha abandi kandi abandi bakayambara, kubera ko kwita no kubyo Imana yabahaye mutabiha agaciro, mubijugunyira abandi, mutabitunganyije byibuze ngo mubifashishe n'abandi. Umurengwe umunyarwanda yaravuze ngo wica nk'iki, mwamara kubona ibintu mukabyaya kandi ntimunyurwe, umutekano ukabura. Abagabo Imana ikaduha imigisha, yamara kuduha imigisha tukayijyana mu kabari, tukayijyana mu mabuwate, tukayijyana mu maroji, urugo ugasanga rwagize ibibazo byo gukena kandi nta Imana itagenje ite itakoze. Imana yatanze imigisha, ariko iyo migisha tuyisesagura nabi, tuyitwara uko bidakwiye. Mbarangiye kongera kwiga igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, ku cyigisho kivuga imari mu muryango. Haleluya. Aho bizatuma tuba abakontabure beza. Mugenzi wanjye ni umukontabure, ariko ajya nshyira kuri gahunda akambwira ati aya mafaranga rero ibi ngibi ujye ubijyana mu kazi ntukajya ubizana mu ya nta faranga na rimwe rigomba gupfushwa iki ubusa. Abagore muhinduka abakontabure b'imiryango, abagabo mugenza gutyo. Iby'Imana yaduhaye tubijere, uwo mutungo tuwutunge nk'abazagenza gute? Bazawubazwa. Narasomye ngo ifaranga ryose ripfushijwe ubusa Imana izaribara ku bantu. Ayo mafaranga abantu bashyira ku mirimbo bakagenda bagapfusha ubusa. Ubundi modeli yitwa ikigirwamana cyadutse muri iyi minsi ya none, uyu mwenda barawuzi wari umeze utya, ndashaka kudodesha umeze utya, ndashaka gushyiraho ufite umurizo, ndashaka gushyiraho umeze utya, ugasanga ibyo bintu byabujije abantu gusinzira no gutuza. Nyina w'umuntu we, garuka ugenze ute? Utuze unyurwe. Yesu arareba abona abantu mu minsi y'imperuka bazaba bafite ibibazo bitanagombaga kuba ibibazo, ahubwo bafite ibisubizo ariko batitayeho kugira ngo babyaze umusaruro. Arabwira ati mwihangayika, Data wo mu ijuru ugaburira inyoni n'ibisiga namwe abazi neza. Arabanza atesha agaciro bimwe twita ibibazo, bimwe twita ingorane, bimwe twita ko byatubujije gusenga no kwegera Imana. Yesu amaze kubinetiriza neza, amaze kubitesha agaciro, arababwira ku murongo wa 33 badusomeye bariho twigerera, arababwira ati bana banje nimukanguke, ibyo bindi giye kubatwara rwose ibitekerezo, mwemere kugenda neza. Murongo wa 33 aravuga ati
ahubwo nyuma y'ibyo byose mugenze gute? Mubanze mushaka ubwami bw'iki bakundwa? Bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose mwari muri kwifuza byabaganyishaga muzagenza gute? Hari abasoma nabi uyu murongo bakavuga ngo muzabyongererwa. Ntabwo ariko handitse. Musome neza muri Bibiliya, haranditse ngo nibwo ibyo byose muzagenza gute? Muzabyongerwa. Ntabwo ari muzabyongererwa, ni muzabyongerwa. Kubyo mwari mufite, noneho mubanze mushake ubwami bw'iki? Ubwami bw'Imana. Mariko igice cya mbere umurongo wa 15 twagiye tuhasoma. Uwiteka Yesu aravuga ati, abwiriza ubutumwa bwiza aravuga ati, nuko rero ubwami bw'Imana buri hafi, mugira umwete mugenze gute? Mwihana ibyaha byanyu. Ubwami bw'Imana twarabubonye muri Daniel igice cya 2. Ibuye riremereye rigiye kuhanuka, rigiye guhangura ingoma zose zo kwisi, twarabibonye. Kandi iryo buye ni Kristo, kandi ingoma zo kwisi zose zizahanguka. Iryo buye rizahagarara rikwira isi yose. Kristo agiye kwimika ubundi bwami butazahanguka. Ubwo bwami nibwo dukwiye guhirimbanira gushaka. Inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha ikaboneka mu mitima yacu. Ibyo twahishe tukabyaturira Imana, ibyo twahemukiye bagenzi bacu tukabibasabira imbabazi, tukagira imitima itaducira urubanza. Nyuma yo kwambara ibitenge n'amakositimu, tukambara umwami Yesu. Pawulo yandikira Abefeso avuga ati, ahubwo mwambara umwami Yesu. Uwo niwe dukeneye kwambara, uwo niwe mahoro yacu, uwo niwe wafasha abari babiri duhindura umwe bitewe n'umusaraba w'i Karuvari. Kristo aradutambirwa kugira ngo igitambo cye gihoreho by'iteka ryose. Mbifurije kwambara umwami Yesu. Aho umwami Yesu yambawe, abantu bahinduka ibisonga bizima, bakiranukira Imana, babana neza na bagenzi babo, mu rwabo ruhande bakabana n'abantu bose iki? Uwo niwo murage mbaraze. Nagira ngo mbabwire ko Imana yasezeranye amasezerano meza. Iyo dusomye muri Hagayi igice cya 2 ku murongo wa 8, Imana yasezeranye amasezerano kandi ivuga ko abayumvira hari icyo bakwiye gukora. Nyiri zahabu n'ifeza byose ibiri ku isi, y'amafaranga dutunze, bya bindi byose dutunze, Bibiliya tubwira ngo byose ni ibyande, ni iby'Imana. Hatubwira ko izahabu zose n'ifeza byose byo muri iyi si ari iby'Uwiteka. Igihe tubitijwe mu biganza, dukwiye kubamo ibisonga bizima, ntitubigire ibyo kwinezeza, mbere na mbere iki? Imana. Ndagira ngo nongere mbibutse iki? Imana hari iki dusaba iyo tumaze kuyizera. Abamaze kwizera mukabatizwa, hari ikintu Imana ibasaba. Mu mahame mwarahiriye kuri Yorodani, mu bitega amatwi ababatijwe by'umwihariko. Mu mahame mwarahiriye no kujya mutanga kimwe mw'icumi n'iki? N'amaturo. Amadini mwasengeragamo, amatorero mwasengeragamo, mwakoraga, abakoraga muzongere mukore cyane, kuko noneho muri gukorera uwo muzi ugiye kuzagaruka akabagororera. Amen. Abatagiraga icyo mukoraho mwasengeraga, mwige gukora nk'abana bashimwa. Namwe ejo muzabe murimo korari nziza nk'isezerano, murimo korari nziza nk'ijwi ry'ibyo n'andi makorari. Muhinduke korari nziza ano nizirahari, ijwi ry'urangura mu butayu ni nyinshi. Hari abaramyi, hari ninde sanga Yesu yari incitse, sanga Yesu akuruhure, n'izindi. Muzahinduka abana beza bemera gukorera muri iri torero, mutanze imitungo yanyu n'impano zanyu, Imana izabibashoboze. Mu byo mwarahiriye rero, mwarahiriye ihame rimwe ndishaka kuvugaho muri uyu mwanya, ryo gutanga kimwe mw'icumi n'amaturo. Imana yabivuzeho iki kugira ngo twongere tubyibukiranye? Muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 10, Imana hari icyo yabivuzeho. Imana iradusaba ibyo dutunze byose, oya, idusaba kimwe mw'icumi. Malaki igice cya 3 umurongo wa 10 haranditse ngo, nimungarurire kimwe mw'icumi n'iki? N'amaturo, kugira ngo inzu yanjye ibemo ibyo kugenza gute? Ibyo kurya. Uwiteka agasezerana igarura azabanyanyagizaho imigisha myinshi. Imana niko yasezeranye. Bana banjye mwinjiye mu itorero, ndabasabira kugira ngo iyo migisha Imana yasezeranye itazabatokobwa, ahubwo muzayakire muzirikana kimwe mw'icumi n'amaturo ko byerejwe Uwiteka. Imana izabibashoboze. Ndagira ngo nongere mbibutse iki? Aburahamu atubera icyitegererezo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14 ku murongo wa 18 tukageza ku murongo wa 20, igihe yari avuye ku rugamba amaze kunesha,
yahuye n'umwami umutambyi witwa Melisedeki, aragenda. Icyo Melisedeki yakoze kirakomeye cyane, kandi Melisedeki ahagarariye Kristo. Haleluya. Melisedeki icyo yakoze, yageze imbere y'Aburahamu. Aburahamu amugeze imbere, nuko umwami umutambyi amuhesha umugisha. Nimusoma Bibiliya niko itubwira. Amaze kumuhesha umugisha, Aburahamu nawe kuko ahawe umugisha aravuga ati, nanjye mu byo nazanye no mu byo mfite ndatangamo kimwe. Aha harimo isomo rikomeye kubizera dukwiye gutekereza. Iyi somo rikomeye cyane. Ntabwo umuntu atanga atarahabwa umugisha, ahubwo umuntu ahabwa umugisha. Muri wa mugisha yahawe noneho agatanga kimwe. Imana ntidusaba ibyo tutabonye. Bwa mbere yabanza ikaduha umugisha mu matungo yacu. Haleluya. Ikaduha umugisha mu maduka yacu. Amena. Ikaduha umugisha mu byo dukora. Imigisha ikaza yajya mu biganza umwana w'Imana witeguye kuzabana na Yesu mu ijuru, akavuga ati, ndazirikana ko kimwe mu icumi atari icyande, atari icyanjye, akakigarurira iki? Imana. Turagera imbere. Ese kimaze iki? Twihuse muri Bibiliya. Urwo rugero rwa Aburahamu rukwiye kudufasha. Niki cya cumi cyakoraga mu gihe cya Isiraheli? Iyo dusomye mu Balewi igice cya 27 ku murongo wa 30 gakomeza, dusanga kimwe mu icumi mu Balewi cyarahabwaga abakoraga mu ihema ry'Imana, abitwaga bene Lewi, kugira ngo kibatunge, kugira ngo umurimo wo gutambira abanyabyaha bitambo mu muturo bwe rugendene neza. Mbese cyaba cyararangiriye aho? Mbese byaba byararangiriye aho? Niki Bibiliya itubwira? Turabaza Bibiliya. Iyo dusomye muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku 12, Imana ikomeza kuvuga iti, nimubigarure. Ninde munyamahirwe yo gutanga kimwe mu icumi? Imana yasezeranye isezerano nimeze gute ku batanga kimwe mu icumi? Umurongo wa 12 haranditse ngo, Imana yatanze isezerano yuko izabahundagazaho imigisha itabaze. Imigisha itagenje gute? Imigisha itabaze. Hari iyo tubasha kubara tukamenya amafaranga dufite ku makonti yacu, ariko imigisha Imana yadusezeraniye ntabwo igenze ite? Ntabwo ibarika, ni myinshi cyane. Muribuka indirimbo itubwira ngo, wibuke imigisha yose wahawe, ujye wibuka imigisha wahawe. Muyobozi, ni ya kangahe? Muzayiririmba ubutaha. Imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Nubona abandi bafite ubutunzi, ntibikaguhagarika yego wibuka gisha yose utagura. Amazi nini uyagura? Iri cupa rya Nili hano rigura 500, ariko Imana yarabyoroheje kubera imigisha yayo. Muri quartier injerekani tuyigura ngahe? Tuyigura ngahe? Veni, senkani, aho bihenze Kigali ni 100. Ariko aka gacupa kamwe ka Nili kampereze nze no kuboneraho. Aka gacupa ka Nili kagura amafaranga ngahe? Nihangane mu gihe nyasomaho. Umva imigisha. Wababwira mu kanya ni muyango ukuntu mwumva bimeze. Iyi ni imigisha Imana yagenje ite? Abahanga bakayashyira muri utu tuntu kugira ngo nyine bakore business, ariko nimuza kugenzura murasanga muri quartier amazi muri 20 ku njerekani wavuga ngo wayaguze. Ibintu byose by'agaciro kuri twebwe Imana yabicishije bugufi kugira ngo buri wese agenze ate abigereho. Ninde wagura umuyaga wawupima kure mu nzane? Hano harushe, reka ngerageze ndebe ko twasohoka. Ariko vandarateri y'Imana aho duciye mu biti uba wumvira kugira gutya gahuha gahuha, warunaniwe akumva ruhutse mu mutwe. Ababyumvise mutamene? Mbese iyo ni imigisha cyangwa si imigisha? Abagize umugisha mukabona abana murakikiye, ababebe bariga, uduhinja turakina turagwa mukaduterura. Mbese iyo ni imigisha? Wakubwira ngo ugure umwana wamugura ngahe? Hari abantu tuziranye rero, reka mbaha agapara. Hari abantu tuziranye b'abakire bafite amataje menshi ariya mu mujyi wa Kigali, ariko bashaje n'akana. Batanze amafaranga, bagiye mu Buhinde, biteje ibyo biteza, baragerageje
babikoze inshuro 3, miliyoni zisaga 100 zirashize nta kana. Nubona ufite umwana jya wumva ko ufite imari ihenze. Imari igenjete ariko reka ndeba Uwiteka yahaye abana. Haleluya. Iyo ndirimbo rero nimuyiririmba mukayigeraho mujya murima cyane. Wibuke imigisha yose wagenje ute. Nubona abantu bafite ubutunzi nibikaguhagarika umutima, jya urebe iwawe mu rugo uzahasanga iki. Irahari ni myinshi ago nayirondora. Iyaba twumvaga uburemere bw'imigisha dufite, amatangazo yo kutubwira gukiranukira Imana mu cya 10 yaba make, urukundo rwa Kristo rwaduhata buri wese agakora, ugasanga n'ingero duhabwa tuzirenga, ahubwo bakibaza ngo habaye iki. Ababishinzwe mbifurije umurage mwiza wo kwambara Yesu Kristo. Nimwambara umwami Yesu azabibutse ko mukwiye kuba ibisonga bizima. Muzabona ko ibisi n'ibiyuzuye byose ari ibya papa. Muzabona imigisha yose mufite mu biganza byanyu. Uwababwira kujya kuri bombone bakagucomeka umwuka uramara ukwezi widegembya, nta cyuma humekeramo, nta sonde. Abenshi bambara amakote hano hacometse imigozi y'amasonde, itometsemo hano niyo bihagarikamo bagenda, wareba inyuma ukajyana abasiri barashize, kandi uruhago rwaratobotse, nta muganga ntabwo bagishoboye kurusana, hari aho byanga burundu bikaba ubuzima bw'umuntu bw'iteka. None wowe ufite umugisha, urajya kwihagarika bikemera, nta cyuma baguteyemo. Iyo ni imigisha. Nujya no mu bwiherero ukicara kuri tuwarete ukumva biremeye, ujya ushima Imana uti umugisha ndawubonye. Hari abandi basaba kugira ngo batere imyuka kugira ngo baze kwituma. Imigisha irandagaye. Reka Imana iduhe kuzirikana icyo yadukoreye kinyuze muri Yesu. Imigisha yayo itube tuyikiranukira, tuzabone n'ubugingo buhoraho. Uwo niwo murage ndi kubaraga, ndabaraga gukorera Imana. Ndirimbo ya 40 twaririmbye bavuga ngo tubane n'iki, twumvira ijambo, twemere kuba abana beza. Azajya dutuma navuga ati ndashaka icya 10, ndi hano mwami ntuma. Ndashaka amaturo, ndi hano mwami ntuma. Ndashaka amateraniro, ndi hano mwami ntuma. Twukomeze twibera abana bibereye muri urwo rugo rwa papa, tumwumvira tumukorera. Ku iherezo ry'ibi byose tuzabone n'ubugingo. Ndagira ngo mbibutse ko ijambo ry'Imana ritubwira tugana ku musozo, Yesu yabwiye abantu bakora icyo gikorwa cya gikristo bagatanga kimwe mu 10 n'amaturo bishimye. Yarababwiye amagambo muri Matayo 22, aboneraho no kubwira abantu biba imisoro. Ku murongo wa 21 arababwira ati ibya Kayisari mu bihende Kayisari, ibyo leta idusaba dusoza aya materaniro mu bibisonga bizima mu bitange, imisoro muyitange. Nigize gucuruza ngira umukontabure akajya mbarurira ibyo ntari nshoboye akajya kunsorera, nyuma nza kwibagirwa mpura n'ibiza, bimwe baraza bateza cyamunara, amazu naguze baratwara, nishizwa miliyoni 14 n'ibihumbi 200 biragenda. Igihe byagendaga ngira ngo ibintu byaranarangiye, nyuma y'igihe nza gusanga barampamagara ati uracyari mideni. Kubera iki? Sinibukaga, nge nageze aho ndanabyibagirwa, ibyo kudekara ndabyibagirwa kubera gucanganyikirwa, isi yanzungaguje ndabyibagirwa. Ejo bundi uyu mukobwa niwe umfashije, banciye 540, turangije kubyishyura ejo bundi, mpita mfungisha tini namba ngo ndebe ko nduhuka mu mutwe. Mujye mwigerageza, mugerageze kugerageza kwikiranura na leta mu misoro. Nicyo nababwiraga, kuko ushobora kuziha amahoro, hirya y'ejo bikakubuza iki? Bikakubuza amahoro. Sorera ku gihe, bikoreye ku gihe. Yesu yabigarutseho ibya Kayisari mu bihende we Kayisari, maze avuga amagambo ku murongo wa 21 atariko n'iby'Imana mu biki, iby'Imana mubizane mu nzu y'Imana, bikora umurimo w'Imana. Isi turayikorera, hirya y'ejo itanaduhinduka, ariko ijuru dukorera ntibizaduhinduka iteka ryose. Mureke tuba abakristo bazima bikiranura n'isi dufite amahoro. Nabwo n'ubutumwa tuba tubwirije, ariko nibigera ku by'Imana tubikore cyane. Ingororano n'imigisha Imana yasezeranye bizatugarukaho. Ndagira mbabwire ko muri iki gihe cyacu icya 10 wakwibaza uti kimaze iki, ko cyari icy'Abalewi. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto tugasoma ku gice cyaho cya 9 ku bafite Bibiliya, umurongo wa 13 n'uwa 14, hatubwira ko icya 10 gikwiye kuzanwa mu nzu y'Imana kigatunga ababwiriza butumwa. Ababyumvise mutamene? Haranditse ngo mbese ntimuzi yuko abakorera mu nzu y'Imana bagenza gute?
bayituraho, n'abakorera ku gicaniro bakagabana ibyaho. Uko niko na Kristo yategetse yuko abatangaza ubutumwa bwiza cyangwa ababwiriza ubutumwa bwiza babeshwaho n'ubwo butumwa. Ababyumvise mutamena. Muri iki gihe icya cumi kirakenewe kugira ngo gifashe ababwiriza butumwa. Imana yagiye itoranyanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Yesu agaruke aducyure mu bwami bwo mu ijuru. Mbifurije kugira imyumvire myiza, mugarura kimwe mu icumi n'amaturo, mukorera Imana, tuzabane mu bwami bw'Imana. Ndashaka gusoza ngera ku magambo ari hano, ari mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga kuri paje 317, ni ku cyigisho cya 68. Handitse amagambo avuga ngo gusangira umunezero n'abacunguwe. Turi hafi gusangira umunezero n'abagenje gute? Kandi abantu bifuza kuzacungurwa, bazacungurwa, bazaririmba haleluya. Abazacungurwa bazaririmba, azazi amakamba yabo baroya bizabi cyane di obaza basariri iyo ntama yikaruva, ntama yikaruvari, baririmbire baririmbire Yesu mwami. Mbifurije kuzasangira umunezero na Yesu mwaracunguwe. Aya magambo aravuga ngo abazasangira umunezero n'abacunguwe. Haranditse ngo hari ingororano yabikiwe abakozi binjira muri uyu murimo batizigamye. Ababyumvise mutamena. Hari ingororano zabikiwe bande? Abakorera iki? Imana muri uyu murimo batagenje gute? Batizigamye. Kandi abo bantu bakaba batarangwa n'ubwikanyize. Kandi hari ingororano zibikiwe abatangana umutima ukunze. Ababyumvise mutamena. Batabihaswe kugira ngo babashyigikire, bashyigikire umurimo w'Imana. Abagaragaza imbaraga muri uyu murimo, abagaragaza iki? Imbaraga muri uyu murimo na babandi batanga ku butunzi bwabo kugira ngo bashyigikire abakozi b'Imana, kugira ngo bashyigikire abakorera Imana, bazasangira ingororano yabikiwe abakiranutsi. Ababyumvise mwongere amena. Hari ingororano zabikiwe abakiranutsi. Buri wese utanga igiceri cye, utanga inote ye abikuye ku mutima, utanga miliyoni ye, utanga 100 rye, utanga 50 ye, ari bwo bushobozi afite, abikuye kuki? Ku mutima. Imana izamuha ingororano yageneye abakiranutsi. Mbifurije kuri iyi Sabato kuboneka muri uwo murongo w'abakiranutsi bazagororerwa. Ndabibifurije. Hepfo gatoya barandika ngo nuko rero igisonga cyose gikorana ubwenge mu butunzi cyahawe kizinjira mu munezero wa shebuja. Haleluya. Mbese uwo munezero ni uwuhe tuzagira? Mu buryo nk'ubwo ndababwira yuko mu ijuru imbere y'abamarayika b'Imana haba umunezero mwinshi iyo umunyabyaha umwe yihannye biturutse mu mitungo y'abana b'Imana. Umuja w'Imana aravuga ngo abazaba barahinduriye imitima y'abantu gukiranuka bazashimirwa kandi bazahabwa umugisha wera. Bazifatanya n'abazaba bari muri ibyo byishimo kandi bazahabwa umugisha wera. Bazifatanya n'abazaba bari mu byishimo byo mu ijuru, maze bazahanika indirimbo, bazaririmba bishimira umusaruro uzaba utashye mu ijuru. Mbifurije kuzaba muri iryo tsinda. Mbega umunezero uzaba mu ijuru igihe abacunguwe bose bazaba bahuye bateranira mu mazu meza yabateguriwe. Mbega umunezero uzagirwa n'abatanze batizigamye umutungo wabo, abakozi bataranzwe no kwikunda igihe bakoranaga n'Imana umurimo wayo hano ku isi. Hariho agatangaro bizaba binejeje. Mbega umunezero buri musaruzi wese azagira igihe ijwi rya Yesu rimeze nk'indirimbo. Igihe ijwi rya Yesu rimeze nk'indirimbo rizavuga rikavuga aya magambo ngo nimuze mwebwe abo data yahaye iki? Umugisha. Nimuze muragwe ubwami bwabatunganyirijwe
uhereye ku kuremwa kw'isi, nimwinjire mu munezero wa shobuja. Haleluya. Umucunguzi azahabwa ikuzo, kuko atazaba yarapfiriye ubusa, azabona iminyago y'abera itabarutse, iturutse mu mpano Imana yaduhaye, mu mitungo Imana yaduhaye. Mu ijuru begura inanga baririmbe, abera basangira umunezero na Yesu, ababaye ibisonga bizima, bagatanga 10%, bagatanga amaturo, bakambika abakene, bakagaburira abashonji, bagafasha imfubyi, bakazirihirira izafite minirivare, bagafasha abadafite epfo na ruguru, bagahumuriza abacitse intege. Abo Yesu azabahamagara ati, mwese nimugenze mute, nimuze mwinjire mu munezero wa shobuja wabateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Azongera kubabwira amagambo akomeye ati, koko nari nshonje mugenza mute, murangaburira. Nari nambaye ubusa mugenza gute, muranyambika. Nari ndi mu nzu y'imbohe mugenza gute, muransura. Ndi kwa muganga mugenza gute, murangemurira. Bati ibyo twabikoze ryari mwami wacu, ko twabonaga tubizana mu rusengero? Hari n'abatita kuri resi, kuko bavuga bati cy'ingenzi ibyo nagomba gukora nabikoze. Ariko Yesu azabibibutsa ababwira ati, gihe mwabikoraga mubizana mu nzu y'Imana, mubikorera bamwe boroheje muri mwe, ninjye mwagenzaga gute, ninjye muzabikorera. Abandi azababwira ati, mwumve imbere mwankozi zibimwe, kuko igihe nari mfite ikibazo ntimwanyitayeho. Igihe nabatabazaga ngo mu murimo wanjye habashe kubona umunyabyaha ukira, ntacyo mwakoze. Igihe nabatabazaga ngo muhindurire benshi gukiranuka, ntacyo mwakoze. Nimwumve imbere sinigeze kugenza gute, kubamenya. Ndasaba Imana Data wa twese, soza iki cyigisho mvuga ngo amasezerano meza Imana yasezeraniye abayikunda, Imana yasezeraniye abayikurira, abayikorera, asesekare kuri twe tuba ibisonga bizima. Uwibaga Imana yihana uyu munsi, wakiranukaga akomeza abikore. Turi hafi kugororerwa. Imana iduhe kugira imyumvire myiza. Twese Yesu azasanga twarabaye ibisonga bizima bikiranukira Imana, tugarurira Imana ibyayo kugira ngo bikore mu buturo bwayo, bikore umurimo wayo ku bwa Yesu umukiza wacu. Mbese muri iri teraniro ni abantu bangana iki bavuga bati, mwami Yesu? Bavuga nkanjye muri aya magambo, bakavuga bati, mwami Yesu, ndashaka kuba umukiranutsi. Mwami Yesu, ndashaka kuba umwana w'Imana. Mwami Yesu, ndashaka kwakira imigisha yasezeranijwe ngo nanjye nsesekareho. Sinshaka kuzasigara muri iyi mburabuturo, ntabwo nshaka kuzapfana n'ubutunzi bwanjye. Ndashaka kuzaba mu ruhande rw'abana b'Imana. Ndashaka kuba umukiranutsi, ndashaka kugukorera, ndashaka kukwiringira. Nabikoraga, ndashaka kubyongera. Nabyirengagizaga, ndashaka kubikunda. Sinabikoraga, Mana nshoboza kubikora. Bakabihamisha guhagurukira aho bari kugira ngo dusoze tubaragiza Imana. Bahagurukira aho bari. Buri wese shaka kuba umukiranutsi, shaka kuba umwana w'Imana ku ngingo ya 1/10 n'ibindi byose. Ariko iyi ngingo yo gukiranukira Imana mu by'Imana yaturagije, buri wese uvuga ati, ndashaka kuba umukiranutsi, ndashaka kuba umwana w'Imana, ndashaka kuzabona ku ngororano z'abera, ndashaka amasezerano y'Imana yasezeranye ko imigisha izanyanyagiza ku bana bayo, nanjye yayingezaho. Hari iyo mfite nanjye nibonaho. Ndashaka kugira ngo njye nongera gukorera Imana nk'uwabonye imigisha, nubwo yaba ari mike, nzayikiranukamo ko Imana imfashije. Imana niyongera, nzongera nanjye urugero rwo gukiranuka. Ahagurukireho hari, dufatanye gusenga. Kubw'uyu mwanya mwiza twagize umugisha wo kubana na pastor, ndamwinginga anyemerere aze abari ubasabira umugisha, kugira ngo muri iyi ntara yacu ya Kigombe, by'umwihariko muri iri torero ryacu rya Nyarubande, Imana iduhe guhagarara nk'abakiranutsi. Haleluya. Kandi n'izindi ngingo zose zisaba gukiranuka, Imana dushoboze kuzikiranukamo, tube ibyitegererezo bizima, tuba abana mu rugo rwa papa, bahuza umugambi, bunga inama, tumere nk'abibera mu nzu itava, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data uhoraho uri mu ijuru, tugushimiye ko abanye natwe. Amen. Tugushimiye binyuze mu ijambo ryawe, uburyo wongeye kutwibutsa imigisha waduhaye. Buri wese afite imigisha yihariye wagiye umuha mwami, kandi iyo turayigushimira, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wongeye kutwibutsa ko mu migisha waduhaye tugomba gushyigikira umurimo wawe. Twese turahagurutse
turifuza kwitanga bundi bushya twambika imbaraga yawe mwami. Aho twagenze nabo tubabarire kandi dushoboze kujya mbere murimo wawe tuwukore tutagononwa kandi ku iherezo ry'ibihe uzandukire mu bwami bwawe. Bana natwe rero kandi ubwo turi muri gahunda yo gusoza aya mavuna komeze kwigaragaza tubigusabye mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14